icyo cyorezo rero cyatumye bavuga ngo inyama z'ihene n'iz'inka yego babaye babihagaritse kuko hadutse icyorezo gituma bahagarika inyama z'inka n'ihene. iyi nyama oya no mu bantu kirimo ariko baravuze ati no ku matungo ihene n'inka ntago bemerewe kubirya. ntago bemerewe kubirya kuko nazo zishobora kuba zaranduye. Bivuze ngo muri kotsi iki se iyo brusheti ni iki? Niyo rukwavu. Iyo brusheti ni y'ukwavu. Hanyuma izo zindi z'imbavu tuba dufite n'inkoko. Mufite n'inkoko? Amafi, ibitoki, yego n'ibirayi. Icyemewe ni nubwo hajemo ako kabazo ko guhagarika nyine brusheti z'ihene ariko ubu ngubu biri kugenda gake gake nta kibazo. Ese izo nyama nizifite abakiriya bazishyize ku muriro zigashya vuba? Oya. Ufite umuntu gufasha warakaye. Uyu nguyu se ni indiga yanjye. Indiga yawe. Hanyuma bifite ahantu biri kukuvana naho biri kukugeza nk'umwari w'umukobwa. Bifite aho biri kungana naho biri kungeza. Kunjyana nyine. Yego. Gake gake nyine ibintu bigenda bikunda buhoro buhoro. Yego. Utinyutse utatinyutse uvuga ati nanjye kiriya nagishobora. Ntabwo byikora. Rero bagomba gutinyuka bakavuga ati nanjye kiriya nagishobora. Akaba yafata mu dufaranga duke afite. Yego. Akaba yashinga n'akarematasiyo n'ibiki ugenda uzamuka gake gake ukagera aho ugera. Ukagera aho ugera. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose. Nitwa Manzi y'Imana, Manzi ya Meza, Manzi Sadonta. Iyi ni Manzi na Innocent TV. Twari turi mu rugendo nkuko bisanzwe dukora tour ahantu hose hagiye hatandukanye. Tugera twari turi kuva mu mujyi wa Kigali twerekeza mu karere ka Kirehe, ariko turi gukomeza tujya ahantu hitwa Imahama. Hanyuma tuza kugera ahantu twishimira ibintu byaho. Aho hantu hitwa mu Kagera Neighbors. Ndagira ngo uze werekane hano hantu hose cameraman, werekane hano hantu hose. Kini cyapa mwakibonye ni Akagera Motors, hari ni Akagera Neighbors, hari impamvu vuze Akagera Motors ni Akagera Motors ntago bigeze bampereza amafaranga ngo bamamarize, ntago ndi buze kuvuga ibiberayo, ariko hano ni mu Kagera Neighbors. Kagera Neighbors harimo rooms n'ibindi byose bigiye bitandukanye, no twabashije kuruhukira. Gusa ikintu gitume nshyiraho kamera ntabwo ari ukwamamaza Akagera Neighbors, ahubwo no kugira mbereke ibyiza, bimwe mu byiza biri mu Kagera Neighbors. Harimo icyantunguye, umukobwa ukora cyangwa se wotsa brusheti nziza zimeze neza cyane. Gusa ikintu cyantunguye kikanantangaza kuri uyu mukobwa wotsa brusheti mu Kagera Neighbors, yambwiye ati brusheti nge notsa ni brusheti y'urukwavu bro. Tinye notsa brusheti y'urukwavu abantu bagasifura. Noneho ndaza gusaba cameraman sankuza kumpa mikoro. Babarize kumpa mikoro, hanyuma ngire icyo nganiriza n'uyu mukobwa. Inyama nziza cyane ziteye amabengeza, ibitoki byiza cyane biteye amabengeza bro, biteye amabengeza. Ndagira ngo tuze kuganira kugira ngo tugire ibyo tuganira mu minota mike cyane. Aze kumbwira niki cyamuteye kuza gukora mu hano. Ese kotsa
yarabyize yarabyitoje. Mu gihe kameramani ataraza kumpa mikoro ndagira ngo mbasuhuze. Ntabwo byemeye kuza amango tutambaye. Ntabwo byemewe. Umeze ute rero? Umeze neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Kubona ko ari amahoro kabisa. Hano hantu se wakagira Imana we waje gutekereza ute kuba mucoma? Burya biragoye cyane kuzunguruka ahantu hose ukabona ko wabona umukobwa w'umucoma. Ahantu hose nagiye n'ubwa mbere mbonye umukobwa w'umucoma. Yego, hanyuma ibi bintu waje kubitekereza nk'umukobwa no gutinyuka ubivuye? Ibi bintu se ntabwo biba byoroshye, bisaba guca mu nzira ndende, cyane ku muriro, cyane ku muriro. Ubuzima ntabwo buba bworoshye. Waje kutubaza uko bimeze, waje kutubaza ko nani? Yego, umuriro watakute ugufasha ute umukobwa ku muriro? Cyangwa hari izindi mpamvu? Tubare tubwire. Babarimo mikoro. Fasha mikoro gatoya. Mikoro. Muri kiganiro cy'umuriro. Yego, ngatubwire. Umuriro se? Yego. Shamara ntabwo biba byoroshye, nawe urabibona ko ari. Yego. Igitekerezo cyo kuba mucoma noneho wagifasha ute? Igitekerezo cyo kuba mucoma se? Ako zitagushirirana watwitaye ngo uri kutuganiriza. Ibintu byo kuba mucoma. Jewe nyine ubuzima bwanjye ubundi ikintu cyatumye mba mucoma. Yego. Jana kure mu buzima bwa danje. Waramurashaka zingaro ebyiri. Zingaro se murazifite hano ko numvishe ngo inaha ngo kubona kazingaro ntago byoroshye. Zingaro nazo. Yego, banza unyibwirire igitekerezo cyo kuba mucoma. Nicyo wari uriho. Shiraho mikoro kugira ngo tukumve neza. Akure mu buzima bwa danje nyine se. Yego. Sinzi nuko nabivuga nyine biragoye. Aho kuza kuba mucoma. Shiraho mikoro twumve. Yego. Nkora akazi ko mu kabari n'ubundi ariko ntabwo mucoma. Yego. Nari tokenimani wa BR. Wari tokenimani? Yes. Ayibo. Birangije ngenda miga udufaranga gake. Ndareba njyewe ku giti cyanjye ndavuga ati sawa kugira ngo nshinge akarematansiyo cyangwa nk'akabari nk'anshyizemo utwuma tungahe n'utuyoga, ndavuga tuwashinga icyokezo. Uva kuba tokenimani ujya gushinga icyokezo? Ariko ufite n'akabari cyangwa wapi? Oya ntabwo. Iki ni icyokezo cyawe? Ni icyokezo nk'uko wagenda nyine ahantu ku kabari ukabasaba icyokezo. Ukabasaba icyokezo. Very good. Umukobwa witeje imbere. Basaba icyokezo gutya nyine urabona ko biri kugenda biza gake. Yego, hanyuma muri aka gace tukigera muri aka gace twumvishe inkuru y'uko ihene, inka ndetse n'izindi nyama ubanza zitemewe. Sinzi nimba wabuze icyorezo cyadutse. Yego. Icyo cyorezo rero cyatumye bavuga ngo inyama z'ihene n'iz'inka babaye babihagaritse kuko hadutse icyorezo gituma bahagarika inyama z'inka n'ihene. Iyi nyama oya no mu bantu kirimo, ariko baravuze ati no ku matungo ihene n'inka ntago bemerewe kubirya. Ntago bemerewe kubirya kuko nazo zishobora kuba zaranduye. Bivuze ngo muri kotsi iki se? Iyo burusheti ni iki? Niyo urukwavu. Iyo burusheti ni ukwavu. Hanyuma izo zindi z'imbavu tuba dufite n'inkoko. Mufite n'inkoko? Amafi. Yego. Ibitoki. Yego. N'ibirayi. Icyemewe ni inkwavu, inkoko, amafi ndetse n'utundi tuntu tuzaho. Voilà, nabyumvise. Hanyuma hano se wenda tujya kugana ku musozo w'ikiganiro. Hano uri kubona abakiriya barakugana nk'uko bagana abakiriya b'abahungu abanani. Abakiriya se? Aba mucoma tumenyereye abamucoma b'abagabo. Ubu ngubu ubwo ntago baratangira kuboneka cyane nk'abo nabonaga nyotsa burushete z'ihene. Yego. Nibwo nabonaga cyane abamakamyo urabona ko Tanzania. Yego. Babikundira inyama nyine burushete z'ihene. Yego. Ariko n'ubu ngubu bari kugenda baza gake. Yego. Uyu ni ugufasha. Uyu ni umfasha nyine gushita ibintu nk'ibyo ngibyo.
hanyuma ndagira ngo mbaze wenda turi hafi kugana ku musozo, byakuvanye he, byakugejeje he, ibintu uri kubona biri kugenda bigana ku uyu musozo? aho byamvanye se nubwo wajemo ako kabazo ko guhagarika nyine Yego. urusheti z'ihene ariko ubu ngubu biri kugenda gake gake nta kibazo. Ese izo nyama ntizifite abakiriya wazishyize ku muriro zigashya vuba vuba? Oya. Ufite umuntu ugufasha warakaye. uyu nguyu se ni iniga yanjye. Indiga yawe. Hanyuma bifite ahantu biri kukuvana naho biri kukugeza nk'umwari w'umukobwa? Bifite aho biri kumvana n'aho biri kungeza, biri kunjyana nyine Yego. gake gake nyine ibintu bigenda bikunda buhoro Yego. buhoro. Yego. Ariko bitewe n'aho narindi n'aho ndi ubu ngubu ndi gushima hari ikiganiro kijya gikorwa kuri RBA kivuga ngo tinyuka urashoboye. Niki wabwira abari b'abakobwa badukurikiye? nk'abakobwa banshyigikiye se batinyuka nyine kuko barashoboye. ubundi ikintu utatinyutse uvuga ati nanjye kiriya nagishobora, ibintu ntabwo byikora. rero bagomba gutinyuka bakavuga ati nanjye kiriya nagishobora, akaba yafata mu dufaranga duke afite, Yego. akaba yashinga n'akarematasiyo n'ibiki, ugenda uzamuka gake gake ukagera aho ugera. Ukagera aho ugera. Turagushimiye. Yego. Reka tubashimire cyane, dukomeze urugendo turi gukora. Umugoroba uri kuba umugoroba. Uyu ni umwari w'umukobwa, yaratinyutse aragerageza akora nk'umurimo nk'uyu nguyu uri kumuteza imbere. Nk'uko muri kubibona hano bahita mu Kagera Neighbors, uvuye mu karere ka Kayonza werekeza ku mupaka wa Rusumo, utari winjira mu mujyi wa Kabarondo. Iki cyapa urakibona, bakita Akagera Neighbors. Ni ahantu heza cyane ushobora kugera ukaruhukira, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Ni naho uzashanga abari beza bazi kotsa, ndetse n'abasore beza mwabonye bazi kotsa, ndetse n'abari beza bazi kwakira abantu. Ibyumba birahari, uryama neza ukarelaxinga, ndetse bugacya mu gitondo ukomeza urugendo. Hari parking nini cyane nk'uko muri kuyibona. Hano ni ku muhanda, inyuma harimo parking, ni naho nanjye mparitse. Ubu ngiye kuruhuka niyame bro, mvimvire. Ariko biragoye kuba nabona umwari ndyamana nawe ariko buracya mu gitondo nkomeze urugendo. Umukeneye nawe uramubona hano mu Kagera Neighbors, ibintu bikakomeza kugenda neza. Ndabashimiye cyane. Iyi ni Manzi na Innocent TV. Njyewe nitwa Manzi y'Imana, Manzi ya mwiza, Manzi Sadunda.